uburenganzira ni freedom mu rugo rwawe, sibyo? Uyu munsi kugira umugisha hari ibyo amategeko yadushyiriyeho, iyo twageze ku mutungo utimukanwa biri kiriya, iyo uguze ubutaka, iyo uguze inzu, ibyo byose bigize umutungo utimukanwa, Javier umugore bamwandikaho hano. Iyo muguze umutungo utimukanwa umugore bamwandikaho hano. Rero nubwo ikibanza, sibyo? Kijyanye no kuvuga ati mujya gukundana, kumwaganiriye, uze ko kuri uyu munsi wa none buri umwe wese wamuhagurutsa ngo tubwire ibyo mwemeranyijeho, tubwire uko wumva uzafatanya na mugenzi wawe kugira ngo urwo rugo rwiza turimo dusubiramo tuvuga uzashoboke. Ibyo byose buri umwe wese yakwandika igitabo. Urukundo rero haza urwango. N'ikintu cy'urwango mu rugo rwanyu, kuko kizakurikiraho n'uko urwango ubwo muzatandukana, sibyo? Tera umwiryane hagati yanyu, mutere umwiryane mu miryango yanyu, muri make ntabwo ari byiza, kandi ukurikije ibyo tuvugiye aha ngaha, ibyo dusomye hano, nta kibazo na kimwe gishobora kuvuka mu rugo rwanyu mutabonera igisubizo. Ikindi gice cy'inyigisho rero gishingiye ku micungire y'umutungo, ko byinshi biduhuza kwaguka kw'imiryango, ariko harimo no guhuza imbaraga, gukorera hamwe n'umugabo n'umugore kugira ngo mugire icyo mwigezaho muri kumwe. Nabyo rero umugabo n'umugore bagomba kugira imyumvire imwe ku micungire y'umutungo wabo, ku mikoreshereze y'umutungo wabo, ko za ntego zizagerwaho kubera ko ibyo mufite mwabikoresheje neza. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ni uburyo butatu itegeko ryacu ryateganyije ngo couple ihitamo uburyo izifashisha. Urugendo turimo twebwe bwadufasha mu rugendo rw'iterambere turimo, uko twakoresha uburyo. Uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange mu ngingo ya 5 ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose. Icyo kandi nicyo tubwira. Kubwise ni uburyo bwa mbere. Bagati n'ubundi rugo ni urwacu twembi. Sibyo? Ibyo mpunze ni ibyawe. Ibyo mpunze nawe ni ibyawe. Nta mutungo wanjye ku giti cyanjye, nta mutungo w'umugore ku giti cye, nta mutungo w'umugabo ku giti cye, ahubwo umutungo w'urugo rwacu duhuriyeho twembi. Uburyo bwa kabiri bwo butandukanye n'uburyo bwa mbere. Baratubwira ati bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa. Uvuga kuhuza umutungo bahitamo uburyo bwa kabiri, bahera kuri uyu munsi wa none w'ishyingirwa ryabo, kuko nibwo bafashe icyemezo cyo kubana n'umugabo n'umugore. Njyewe Ndagijimana Janvier maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Musabwa Jovia umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Musabwa Jovia maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndagijimana Janvier umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
paruwasi irangamimerere umurenge wa Rusororo, maze kumva amasezerano Ndagijimana Janvier yagiranye na Musabwa Jovia yagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Ndagijimana Janvier na Musabwa Jovia bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya.
twagendanye muri urwo, abo turi kumwe kwa Vianney bahaguruke, aho muri hose muhaguruke. Mwababonye abo turi kumwe turi benshi, reka mbasabe dukome mu mashi twakira abashitsi. Murakoze cyane, mwicare. Mfashe uyu mwanya ngira ngo mbashimire mwese bivuye ku mutima, mbashimire kuri iki gikorwa cyiza cy'abana bacu. Mukuru wa Janvier yatweretse Jovia, Janvier ntiyari ahari, turamureba turamubona turamwishimira, mbabwije ukuri turishima, twaranavuganye hagati yacu, taruko abana bacu bazi gutora kwera, bazi guhitamo abageni beza ye. Rero Janvier mwana wa data, Janvier na Jovia harimo Juju. Abantu bazi ba Juju n'abageni beza, n'abakobwa beza, aba bazi ntimubazi, baba beza pe, dore ngabari uriya muryango ni Juju. Mukanya narimo nitegereza ndeba Janvier ari gufungura, Jovia mwicaye iruhande, nkabona rimwe afashe icyuma, nkabona arimo aramukatira ku isahani ye hirya hariya, narimo ndeba nkabona umukazana arimo aramwenyura, ku mutima nti rwose umuryango ni Juju koko. Bana bacu mugwiza urukundo, turabashimiye, mutweretse ibirori byiza, kandi mu by'ukuri urugo rwanyu ruzaba urugo rutahwa rugendwa, ruzaba urugo rurimo ibyishimo n'umunezero, kandi ruri mu Imana, cyane cyane ruri mu Imana. Uzarugendamo wese, uzarugeramo wese azaribonemo urugo rufite icyubahiro, urugo rwiza, urugo rukeye, urugo ruseka, urugo rusabana. Icyo nicyo tubifuriza. Rero muryango wa Charles Bizoza, nima ntibeshe ngira ngo nuko yangu usabana, uko mutubona niko tumeze, no ku mutima nuko. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Ahangaha nagira ngo nongere mbasabe umushimire, muha amashyi. Nsabe kandi Papa Ronald mu cyubahiro cyawe ko nawe baguha kara kazinda. Nagombaga gufata microphone ivuga kuko turi hamwe hano n'umubyeyi wacu Bishop, ariko numvise tutasoza iyi gahunda navuze. Muraza kubyihanganira mubona tuvuze turi babiri, n'ubundi ndi busoze nkakira Bishop wacu nawe akavugirira ku mutima, ni mu buryo bw'ibyishimo. N'ubundi reka mbabwire, niba hari abantu bishimye ni twebwe. Turishimye, tuguwe neza, turanezerewe. Buriya kubyara umwana w'umukobwa ukamukorera serivisi zose agakura, hari ikintu kimwe utegereje, utegereze yuko hariho abazamukunda, kandi se wo bateretwa n'ijuru. Hanyuma rero umuhungu wacu twamwishimiye, bamwe ntago twari tumuzi, twajyaga tumubona ku mafoto gusa, ariko mu by'ukuri twamubonye twumva tuguwe neza. Mwavugaga ngo yatoranyije neza, ahubwo na Jovia nawe yatoranyije neza. Ndi umukristo, ikidakwiriye ntabwo nirirwa nyinyuza mu kanwa kanjye ngo wenda ndimo ndakabya n'ibindi ngibyo. Mvuga igikwiriye kuvugwa, ikidakwiriye ntabwo nirirwa nyivuga. So ndavuga rero ngo Jovia nawe yatoranyije neza, kandi uko niko kuri. Twaguwe neza, twarishimye, kandi mu by'ukuri imiryango yacu n'iyanyu irimo irava inda imwe, kandi iyo abantu bavuye inda imwe umuryango uba waguka mu buryo burushizeho. Rero uyu mukobwa wacu nk'uko mumubona gutyo nyine, ni umukobwa watuguye neza, ni umukobwa twareze, ni umukobwa wadukuriye mu biganza, ni umukobwa
twishimira barinze batereye intambwe mu by'ukuri twumva kituguye neza na n'igihe umwana w'umuntu atamugwa neza. Rero reka tubashimire mu izina rya Yesu kubw'intambwe bamaze gutera. Ibyo mbivuga gutyo ntabwo twakwirengagiza yuko hariho abakundana igihe kikagera bigapfira mu rukundo. Bakundanye uyu munsi wa none bakaba bamaze gutera iyi ntambwe, ntabwo twabura kutabishimira Imana yo mu ijuru, kuko Jovia yajyaga bitubwira, ariko ugasanga bamwe muri twebwe ntabwo turabiha agaciro. Ni ukubera iki tutabiha agaciro? Si yuko uwamukunze hari imico twari tumuzi, ahubwo nuko amaso yacu abibona mu bantu benshi kandi batandukanye. Abana bagakundana ariko byashyika mu nzira urukundo rukarangirira aho ngaho batageze ku ntego nyirizina. Ariko bo kuba bageze kuri iyi ntego bagatera iyi ntambwe imeze gutya, navuga ngo ibikomeye cyane bitumye mugera kuri iyi ntambwe ni wowe. Dore ko abahungu aribo bakunda gukunda bakaba ari nabo bakunda no kubyangiza n'ubundi. Rero kuba warabyihanganiye ugakunda Jovia bikarinda bigeze uyu munsi wa none mukaba mumaze gusinya ku murenge, nta wundi tubikesha ni wowe. Rero mutangiye urugendo rwo kubaka urugo, ariko habamwe intwaro yitwa kwihanganirana, kandi uko niko kuri. Ariko uko nkubonye igihe mumaze mukageza uyu munsi wa none musinya ku murenge, n'ubundi uri umuhungu mwiza kandi wihangana. Rero twarakwishimiye kandi watuguye neza. Nta bwoba dufite, nta mpungenge dufite kujyanye Jovia wacu, habe namba. Babyeyi mbabwiza ukuri, habe namba, habe namba. So rero ni mu buryo bwo kugaragaza ibyishimo dufite, tuguwe neza, turishimye. Jovia mama we n'ubundi ni mushiki wanjye, ntekereza yuko niyo nabivuga mwabirebaga, ko nubwo ndi umugabo ntabwo umusumba cyane, turasa nk'abareshya. Rero ibyo ari byose hari abantu batubonaga bakongorerana nkavuga ngo buriya nta bindi bavuga ni ibyo ngibyo. Ariko reka mve kubivuga kuko n'ababiketse n'ubundi hariho n'abatabiketse. Ni mushiki wanjye, ariko dushimye Imana yo mu ijuru kubyara abakobwa ni byiza, ariko akarusho ni ukubona babajyana. Siko baba baturambiye, ahubwo nuko ariyo ntego y'ijuru. Iyo ubyaye umwana akaba umukobwa agakura, igisigaye umusengera ni ukuvuga ngo nabone urugo nawe yubake nawe azabyare. Turashima Imana rero mu byishimo byinshi kandi ndetse bikabije yuko Jovia abonye uwo bazabana kugeza iteka ryose. Reka ibi byishimo mbigabanyiriza hano kuko iminsi iracyariyo, hari n'ibindi bikiri imbere muhungu wacu azatugezaho, ko waranejeje wa muhungu we. Munyemerere nakire Bishop, umubyeyi wacu. Urugo rero ni iki? Urugo ni uyu mugore, urugo ni uyu mugabo. Ntabwo ari imitungo mwanakoze neza kuko mwayivanze. Ubu rero muzabyara, muzaheka, ubu muzashaka amafaranga, muzatera imbere. Ariko ibyo byose ababishobora ni abafatanije. Umugabo nawe akamenya intege nke z'umugore, uwo nawe agahagarara muri icyo cyuho, muri za ntege nkeya ukamwunganira agahagarara. Ni ya kamere, za kamere zidahuye. Rero ntabwo nshaka gutinda, ndagira ngo ndabizi muzasezerana no mu rusengero hazabaho inyigisho zitandukanye, ariko nenda kubasomera amagambo abiri, umubwiriza ibice 4 n'umurongo wa 9 n'uwa 11. Aravuga ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa ababonye ishyano. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Bibi nk'uko murahira uko byaba byiza, mushakishake uburyo mwakubaka urugo rwanyu, kandi ni wowe nawe nimwe ngombwa ba mbere. Abana bo n'impano y'Imana n'impano y'isi, n'abantu bo kuzagenda, ariko mwe muzagumana iteka ryose. Rero mbashimire, nshimire uriya muryango
bemeye kuza kudusaba umugeni natwe twabahaye ariko murakagira Imana. Impamba nziza y'ubuzima ni ukumenya igikwiye nanone cy'ubuzima, kandi igikwiye cy'ubuzima ntabwo gusa ari ibikorwa n'imirimo y'amaboko cyangwa ubutunzi, ahubwo n'ubujyanama bwiza iyo bwumvikanye neza nabwo bwaba impamba mu buzima. Rero mwamuha amashyi Bishop. Aremeye abana icyabafasha mu rugendo rwabo rwa buri munsi kandi kibanze. Nitwa Mugisha Prince, nkaba ndi nyirarume wa Janvier n'abandi bari hano n'abandi batashoboye kuza hano. Uyu munsi rero nkuko abafashe umwanya wo kuvuga bagiye bavuga, nanjye ndanezerewe, twese turanezerewe kubw'uyu munsi, kubw'abana bacu Janvier na Jovia. Twese turi hano kubera ko twishimiye uyu munsi, turi hano kubera ko twaje kubashyigikira, kandi turi hano kubera ko twishimiye intambwe mwateye. Murakoze rero, turabashimira cyane. Janvier ni umwana muto mu myaka, ariko nanone akaba mukuru mu bitekerezo no mu bikorwa. Niyo mpamvu turamukunda cyane. Nishimiye uno munsi kuba yashoboye gutera intambwe yo kugira urugo rwe ku myaka ye. Ni ibintu byiza, kandi ndagira ngo mbamare impungenge, muracyari batoya we na Jovia, ibi bintu biraryoshye. Ndi umuhamya wo kubivuga kuko ndabizi biraryoshye. Sindabimaramo wenda imyaka miremire, igihe kinini cyane, ariko igihe gito mbimazemo nararyohewe. Hari uko nari imeze mbere bitandukanye nuko ubu ngubu umeze. Rero ni byiza cyane kubera ku myaka yanyu muracyafite imbere hanini cyane. Urumva rero ingano y'urukundo mufite guhana hagati yanyu ni rwinshi cyane, mugomba rero kubigeraho, kandi ntabwo bigoye kubikora. Urwo rukundo rero murugire rube rwinshi, rubasendereho, rusakare no ku miryango yanyu muyikunde, rusakare ku nshuti zanyu, ku baturanyi banyu mubakunde cyane. Murakoze rero, turabifuriza ibyiza. Amazina ni Liliane Munezero. Janvier ni musaza wanjye. Rero ntago yari kugenda gutyo gusa tutamubwiye ukuntu twishimiye muramukazi wacu. Twaramwishimiye tukimumenya, naho tumumenyeye neza turamukunda. Nkabona ari magurutse kugira ngo hari bashiki be bari hano benshi, ariko turagira ngo tumubwire ko twamwishimiye kandi tumukunda. Turamwakiriye mu muryango wacu, ntago azaza ngo yisange, azadusanga tubane neza nk'abashiki, nk'abakuru be. Muzigane, mumenyane, umenye ikimushimisha nawe amenye ikigushimisha. Ibyo nibyo bizatuma urugo rwanyu ruramba. Janvier, twaje kubashyigikira muri ubu bukwe bwanyu. Icyo ni icyambere nagira ngo mvuge. Icya kabiri, iyo abantu bajya impaka zitari zacyo turwane, bakazijya ariko bakarangiza bakazisohokamo bumvikanye, icyagirira buri wese muri bo ndetse n'umuryango wose akamaro. Akandi Janvier, ntekereza ko muri ubu buzima ugiye gutangira uzi uko wiyitaho. Ukomeretse ku kaboko wababara,
ukirukanyira ndetse no kwa muganga, ku kaguru ni uko, ku kirenge ni uko. Uwo mubiri wawe witaho gutyo, ubungabunga wumva nta cyawuhungabanya, Jovia ni umubiri wawe, menya kuwitaho kandi ukomeze kuwubungabunga. Jovia nawe ujya ureba ukuntu abakobwa nkawe, uretse ko wowe watangiye kubasezeraho, ukuntu bafata amaso yawe, umutwe wawe rero uzajya ukomeza kuwubungabunga mu buzima bwawe bwose. Bityo ndabifuriza ko umunsi umwe namwe muzaduhamagara, cyangwa se abazaba bakiriho mukabahamagara, mukabateranya, mukavuga muti dore imyaka 50 cyangwa 75 turayigejeje tukibana nk'uko twabisezeranye cya gihe twarahiraga. Bana bacu, nanjye ndabasabira ngo Imana izabibafashemo. Ese ashimwe. Ndabashimiye mu nzego zigiye zitandukanye ziri hano. Ikindi ndashimira Imana cyambere. Imana niyo dutije umwanya kuba turi hano. Rero mbishimiye Imana. Ikindi ndashimira ababyeyi bacu bemeye uko turi muri uyu mwanya. N'abageni bacu Janvier na Jovia, ndabashimiye cyane. Ngere magurutse nakomeje kuvuga nicare mvuge mbireke, ariko reka mvuge. Icyambere ndashimira mama. Ndashimira mama kuko yareze Jovia mukamura yicaye muri iki cyicaro. Ikindi ndashimira Jovia akamuvugire, wenda ashobora kutaza kubona umwanya wo kuvuga, ngende mukuru wa Jovia arankurikiye, ashobora kutaza kubona umwanya wo kuvuga, ariko reka muvugire. Ndamushimiye cyane ko yitwaye neza. Iyo mama ataza kuturera neza ntago mwaka mwicaye muri iki cyicaro mwicayemo, ariko ndamushimiye ko yitwaye neza akamwumvira. Mwarakoze babyeyi, tata barakoze, mwarakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Ikindi ni ikaze duha Janvier nko mu muryango wacu. Janvier kuva twamubona kuri telefone, ariko twaramwishimiye cyane. Hagati aho rero twaguhaye ikaze, byarenze kuba ba bofre, birenga kuba ba muramu, birenga izindi ntera twavuga. Twamufashe nka musaza wacu, arabizi we ku matelefone aho twavuganiraga naho yaziye twamweretse urukundo. Rero tumuhaye ikaze, kandi nukuri ndishimye kuri uyu munsi. Ntabwo mwabyumva ku bwa murumuna wanjye, namuvugiye barumuna banjye, mvugiye basaza banjye, mvugiye na mama namuvugira, kuko wenda ashobora kutaza guhagarara hano, ariko arishimye. Musabwa warakoze cyane, ni ishema rikomeye cyane guhagurutsa abantu bagasiba akazi kabo. Hano hari abanyakazi bakomeye baparitse imodoka, bahagaritse akazi kabo, ariko Imana ibahereze umugisha. Buri muntu wese wagize ahakura, wagize ibyo atanga kugira ngo aboneke muri iki kirori, turamushimiye nk'umuryango wabizoza. Imana ishimwe. Dushimiye Imana cyane kubw'uyu munsi, turanezerewe. Ngewe ndi mama mudogo wa Janvier, kandi ndi na mama mudogo w'abandi benshi bari aha. Hanyuma rero mpagaze mu mwanya wa mama wa Janvier nyine. Janvier turishimye kuri uyu munsi, turishimye, turanezerewe kuri iyi ntambwe uteye. Ni ukuri ni benshi babigambirira nk'uko abenshi bavuze, ntabwo ntinda, ariko si benshi babisohoza. Noneho urabishohoje, dushimiye Imana ko yo yagufashije. Turishimye rero, turanezerewe. Mukazana wacu tumuhaye karibu, tuzagukunda, tuzakomeza tugukunde, tuzagutetesha. Hanyuma twese Imana iduhana umugisha,
ariko nanone nk'uko ndi umubyeyi mpagaze kubahesha n'umugisha ngo imana yo mu ijuru ibahe umugisha, izabahe imigisha, urugo rwanyu ruzagendwe nk'uko babivuze, muzubakire ku mana, muzubahe imana, muzakunde abantu bose bazabasanga, ntimuzatoranye ngo abarebare abagufi abakene, abantu bose ni ab'imana muzabubahe, kandi nibwo namwe muzaba mugize indangagaciro zuzuye n'imana yo mu ijuru ikabiha umugisha. Imana rero izabaha umugisha, izabubakira urugo rwiza, turabakunda, muzabyara abahungu n'abakobwa, murakoze. Njyewe ndayemera nakizaye nkuraho, naho nanyura mu misozi miremire, nzi ko azayihindura amataba. Amen. Ibindusha byo ni byinshi, ariko mfite gihamya ko Imana yanjye itaginanirwa. Suko yangurukishe ijuru, kundo rwayo rwinshi, none ubu ndemye singitinya. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi wa none. N'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Siko nshimye Imana uyu munsi wa none ko mpagaze hano ndi imbere y'abangana batya, ntakiri Janvier umwe, ahubwo nabonye uwo ushobora guhagurukana nawe, nkagendana nawe, ngatambukana nawe, aho njya gusura simusige, najya mu muryango simuti inyuma, yajya iwabo ntagende wenyine, turababi ariko bari mu umwe. Uyu munsi Imana ishimwe ko yaremye iki kintu. Ibi byahoze ari iby'abandi, ariko uyu munsi ni ibyacu. Ndashima Data Vianney na Mama Sarafina babyaye intwari, ntabwo babyaye ibigwari. Batubyaye turi abahungu 6, ndi uwa 5 muri bo, n'umukobwa umwe ariwe Bucura. Ariko isezerano twahaye ababyeyi bacu ni ukububahisha no kubahesha ishema. Ariyo mpamvu uyu munsi mpagaze ahantu nambaye ikoti risa ritya, ndi kumwe n'umukobwa usa gutya wabaye umugore wanjye. Ibi aho data na mama bari nibabibona imitima yabo izanezerwa, kuko ntekereza ko ari cyo kintu kizanezeza imitima yabo. Umuntu avukira ibintu bitatu, aberaho ibintu bitatu, habaho kuvuka, gushaka no gupfa. Rero ngeze muri etape ya kabiri, iya gatatu igenwa n'Imana sinyizi. Iyi niyo umuntu agiramo uruhare. Ndatekereza data na mama babigizemo uruhare rwabo, kuba nshobora guhagarara imbere abangana batya nkavuga, nuko bandeze neza. Nibo mpereye kuko nibo batumye ndaha. Iyo bataza kubaho simba mpari, abandi baza nyuma yabo bombi. Amen. Ntiyagire uwo birambira, wihangane, wadukunze uraza. Ubwo waje rero ugerageze udutega amatwi, siko biri. Data hari Imana imuha umugisha, yabyaye imfura, yabyaye intwari, sinzigera mukoza isoni, nzamwubahisha. Mama hari Imana imuha umugisha,
nawe ni uko byagenze kandi afite abo bavukana hano, ntazigera arira ku bwanjye, azahora aseka kandi ntekereza ko uwo muzaniye azamubera umwana muzima. Reka mbiveho kuko mbitinzeho nabaraza njye kuba tuvuka turi 6 abahungu kandi n'intwari bose, ni ukuri pe. Ndamushiki wacu umwe, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Kuba ndaha ni ukubera bo barabyumvise, barabishigikira, babiha umwanya, babiha agaciro, bibi byabo ntibyabaye ibyanjye bwite, ahubwo byabaye iby'umuryango, kuko ntago ndi nyakamwe mfite aho nkomoka kandi ndashigikiwe. Aho bari hose Imana ibahe umugisha. Harimo Celestin bahoze bavuga, ari imfura ya data, Samsoni, Emile, Patrick, Juvite ndetse nanjye na mushiki wacu Gloria. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndabona musa n'abakonje ariko muraza gushuha, mwitonde. Ikindi ndashima Imana, mvuye kuri ibyo ndashimira famiye yanjye, ndagendera ku murongo kuko nzi protokole cyane. Ndashimira famiye yanjye, harimo mama mutoya bari hano, mama mukuru, bashiki banjye, bakuru banjye, ba onkre, ba bofre bari hano n'abandi batabashije kuza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagirire neza aho mwicaye hose. Data uhemba abampembere, aho mwicaye hose Imana itanga umugisha ibubahe. Ni igitangaza kuba umuntu nkanjye nakwicaza abantu bangana gutya bahari ku bwanjye, ariko kuba muhari ni ikinyereka ko murankunda, muranshigikiye, mundi hafi, nanjye nzabahora impande, sinzigera mbakoze isoni. Umuryango mwiza. Ndenze ibyo ngibyo kuko madame atari bufate microphone ngo avuge kandi ntakiri wenyine, ndahari. Turi umwe, ndavuga no mu mpande no mu ruhande rwa madame. Ndashimira Imana nubwo mukuru wavuye kubivuga kubw'ababyeyi ba madame, niho ndi buhere. Namwe mwabyaye intwari, ntago mwabyaye ikigwari. Ni umukobwa muzima w'imico mizima, ntiyigeze angora, ntiyambereye mubi, ntiyamvunnye, nta kibi muziho. Ariyo mpamvu nejejwe no kuvuga aya magambo imbere y'abangana gutya. Mwareze neza, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi n'ibitari muzabibona kandi murabikwiye. Azabereka ibirenze ibi kuko ndahari kumufasha, ndahari mu ruhande rwe. Ikindi ndashimira bakuru be, barumuna be, basaza be, ba nyirarume, baramube, baramukazi be, abo bose bateraniye hano, ba nyirasenge bose. Imana ibahe umugisha kuko mwaje gushigikira umwana wanyu. Mu by'ukuri ntagiye habi, agiye mu maboko meza, ari mu biganza bizima kandi ntazigera ababara. Niryo sezerano mbahaye. Hirya y'ibyo gashima Imana kubw'uyu munsi. Ndashima Imana kuba Janvier atakiri umusore ari umugabo, Musabwa atakiri umukobwa ahubwo abaye Madame Janvier. Sintewe isoni zo kuvuga ibi kuko mfite abanshigikiye benshi kandi mwabibonye. Mbivuza akagira umburanya, naguhamagara ukabihamya, niyo mpamvu mwahabaye. Siko kuri? Mfite abahamya barenga 40, abo rero barahagije. Ndumva ibyo mpagazemo mvuga ari ibintu bishigikiwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuba uyu munsi wabaye. Hari igihe kiba ukabona ibintu n'iby'abandi, ukabona si ibyawe, ukabona ntuzi n'igihe bizazira, ariko umunsi w'Imana yagennye iyo wageze ntujya urenga. Ariyo mpamvu mvuze ngo Imana yagennye uyu munsi ihabwa icyubahiro.
yobu yigeze kurwara araremba biba ibibazo cyane, umugore waramuta, ariko ntuzabe nkura mugore. Umugore waramuta ajya ku ruhande aramubwira ngo ese watutse iyo mana nawe ukipfira. Bigera igihe na yobu yumva ashaka kuburana n'Imana, ahamagara Imana ngo noneho iki gitondo tuganire tuburane. Yobu ni umuntu utarigeze ubona umuntu wicwa n'inzara ngo amureke, ni umuntu utarigeze wabona umuntu akeneye gufashwa ngo abyihorere. Arangije abwira Imana ngo ese ko nta muntu n'umwe wigeze wicwa n'inzara ndeba cyangwa babara ndeba, uranziza iki? Imana iramubwira ngo ukeneye ko tuburana, araza. Iramubwira ngo ese umunsi ndemisi wari uhari? Iramubwira ngo nikiniraga, ibyo navugaga simbizi. Ese aho inkingi ihuza isi n'ijuru aho iteretse urahazi? Irabaye se igitandukanye umuco n'umwijima urakizi? Ibyo byose rero iyo Mana yakoze ibyo ngibyo yo batarazi, ariyo yakoze n'ibi ngibi, kuko tuzi neza ko ari Imana idahinduka. Iyabanye n'aba bandi niyiriho ni nayo izahoraho. Iyo Mana rero mumfashe tuyikomera amashi. Sinasoza ndashimiye madamu wanjye, sintewe isoni cyangwa simfite ubwoba bwo kumwita gutyo kuko nabisinyiye. Ugira ikibazo ajye kubaza wa mugabo wabisinyiye, sibyo? Afite inyandiko yazibitse kandi nanjye ndayifite mu modoka hariya. Ndagushimiye, wabaye uwo nifuza, kandi sintewe isoni no kwitwa umugabo wawe, kandi ntewe ishema no kubura uwanjye. Nzakubaha nkuko babidusabye, nzakubahisha kandi nzakunezeza. Uzasiga ababyeyi unsange, ariko uzahora uri iruhande rwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sinzakura impita gusanga ababyeyi, kubasura no kubafasha no kubavugisha, kuko ndabakunda. Ntabakunze sinaba ngukunda, ndabakunda nawe ndagukunda. Iki ni cyo gihe rero kugira ngo ubone urukundo rurenze urwo mama yakweretse, onkere yakweretse, bakuru bawe, basaza bawe. Iki ni cyo gihe kandi ukishimiremo. Umuririmbyi aravuze aravuga ngo aka niko gahembonye ngo nkubwire ibyanjye byose, uyu ni wo mwanya mfite. Siko kuri? Rero iki ni cyo gihe cyawe. Nkivuga nago narenza amaso uriya muhungu mureba hariya, yambereye inshuti nziza kandi ari hano ku bwanjye na madamu. Imana mu ijuru guhumugisha kandi izakomeze igufashe, umutima ugira, ubumuntu ugira, Imana mu ijuru izakugirira neza. Ariko umwaka utaha nawe uzaba ufite mikoro nk'iyi ivuga nk'ibi. Bavuze ngo hari abantanze, ariko nanjye mfite abo ndi kubwira. Nanjye natangiye kugera mu munyenga wabyo. Yemwe museke mwishime, ni ukuri biranejeje. Siko kuri? Siko kuri? Imana yo mu ijuru ibayeze umugisha. Nongeye kuwasabira kandi ndanezerewe pe. Nimvuga pe wumve pe. Uko mbishoboye kose nzagushira hejuru, ndirimbe izina ryawe Mana we, mvuga ineza yawe, wadushize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Siko kuri? Imana ibayeze umugisha kandi mukomeze mwishime. Ndagira ngo mwongere mu bampera amashyi. Nahabonye abantu bakuru mu bijyanye no gusenga ndetse no kubaha Imana, bandusha amavuta muri byo. Yesu ashimwe cyane. Muhaguruke dusenge, twongeye kuzamura icyubahiro cyawe, kuko guterana kwacu hano
guhura kwacu ku bw'abana bacu wabigizemo uruhare nta mvura yaguye, nta kibazo nta gikuba cyacitse, ariko twabonye ibyiza gusa. Tubonye ibyiza by'abana bacu, bafite amashimwe mu kanwa kabo, baranezerewe, n'imiryango yareze abana iranezerewe, natwe twese turanezerewe. Rero tuzamuye icyubahiro cyawe kandi dusabiye umugisha buri muntu wese, buri muntu uraha, uwatanze amafaranga, uwasenze, uwayoboye, uwahagurutse akaza, reka yakire umugisha, batahane umugisha. Tugiye gutandukana, ariko buri muntu wese agendana amahirwe yawe, agendana umugisha wawe n'ibyishimo. Kindi Mana, ubukwe bwatangiye, hari indi ntambwe, hari izindi ntambwe, hari icyerekezo cyo kuzacyura ubu bukwe neza ku munsi wo guhabwa umugisha. Turabigushimiye rero, abantu barindire mu maboko yawe, ubarindire mu buntu bwawe, utume bazagera kiriya gihe bameze neza, kandi bikenewe byose by'ubukwe ubibahe. Nanone buzabe ubukwe bwiza, buzabe ubukwe bwo kuguhesha icyubahiro, buzabe ubukwe bwo kunezeza imiryango. Mana, turabigushimiye kandi duhagaritse imbaraga z'umwijima, duhagaritse abazimu n'abadayimoni, turahambiriye iyo myuka yose. Reka umwuka wera ari gukomeza gutwara ububasha, ayobora aba bana. Amaraso yawe Yesu abatwikire, imbabazi zawe zikomeze zibabeho. Izina ryawe tuzarishima kandi tuzajya turishima. Amen. Imana ibampere umugisha. Murakoze.